ndashaka kubabwira ibyishimo mufite bishingiye cyane cyane ni byinshi ariko ndahera ku cyambere cy'umukuru w'igihugu wampaye izi nshingano nkazimaramo imyaka 8. Naramushimiye kandi nunda cyamushimira. Ni inshingano utakora urumwe zisaba abantu team abantu benshi. Ku buryo rero iyo myaka 8 tumaze mu nshingano mukuru w'igihugu yari yampaye nafashijwe namwe mwese muri hano. Ndagira ngo rero guhera nshimire equipe yacu hano muri primature kubera ko iyo mutaba ntabwo tuba twashoboye kugira icyo tugeraho. Akazi kacu na akazi ka coordination no guhuza inzego za guverinoma n'ibyo zikora, ariko ikigamijwe ari kimwe n'amajyambere umukuru w'igihugu yifuza ko tugeraho. Amajyambere mu nzego zose, mu burezi, mu buhinzi, mu bworozi, muri infrastructure, mu buzima, igihugu cyacu kikaba aho kikageraho twifuza kugera, aho umukuru w'igihugu yifuza kukigeza. N'urugendo rurerure ndusaba imbaraga za twese. No mu kanya umukuru w'igihugu yavuze ati muracyari bato mukore cyane. Nandi ndagira mbabwire ngo muracyari bato mureke dukore cyane, dukomeze dukore u Rwanda rugeraho twifuza. Yanavuze ati wenda aho turi ubu ngubu iyo dukora cyane tuba twarahageze mu myaka yindi yashize. Natwe turabyemera rwose, mureke dukore twihute kuko twasigaye inyuma kwisi. Reka ariko mvuga turacyafite urugendo rwo gukora no dushaka gutera imbere cyane. Nkaba rero mvuga ko zari inshingano nakoze mfatanyije namwe. Ntabwo PM ari individual, ahubwo PM ni institution. Actually nkunda kuvuga ngo PMO no office irimo abantu twese turi hano as a team, ariko no hejuru y'office iri hano hakaba na za ministeri, inzego zo zikorana na leta kugira ngo dushobore kugera ku ntego. Ndagira ngo rero nshimire cyane kandi umukuru w'igihugu nanone kuba yagira ikizere Justin nawe urakomereza akazi muri gahunda umukuru w'igihugu yahaye muri NST2. Niyo mpamvu ni handover mubonye iroroshye kwivuga ko hari gahunda umukuru w'igihugu yemerera abaturage muri imyaka 5 iri imbere. Niyo handover mu by'ukuri duhaye nyakubahwa minisitiri w'intebe kugira ngo ayikomerezeho dufashe umukuru w'igihugu kugera ku ntego. Kandi nongere mvugira nta rwese kuri minisitiri w'intebe, abanyarwanda twese dusabwa gukorera igihugu cyacu aho uri hose, waba umwana wa umusore wa umusaza, dusaba gukorera igihugu cyacu. Gusa akazi ka minisitiri w'intebe ni uko ashinzwe coordination, arabihuza, ariko nagira byumvikane ko akazi nakacu twese aho turi no kugira ngo tugeze igihugu cyacu aho twifuza. Nkaba rero bwa kabiri nashimira ikipe mwafashije. Ndahera ku bayobozi banyu, nanjye kuvuga ngo mpere kuri Gacu ariko ndahera ku bayishinzwe. Ndahera kuri Minister Ines, we twakoreye imyaka myinshi. Nyiratangiye kuba PM ari dirikabu wa president. Turakorana n'ubundi urumva iyo uri hano na dirikabu wa president twakoranaga umunsi ku wundi, nta nubwo ari umunsi gira n'isegonda ku rindi. Buri minota twabaga twandikirana tuvuga ibigomba gukorwa. Nyuma umukuru w'igihugu amwohereza gukorana no dukorana noneho buri kanya dufatanya gupanga gahunda z'akazi n'urugendo twari turimo. Ku buryo rero rwagenze neza. Rwose nkwangira ngo Minisitiri Ines ngushimire cyane. Yantizaga imbaraga ku buryo uyu munsi nabize mbonye nta message mbonye. Nibuka ko yandikiye wundi utari ngiye ubwo nguko. So yantizaga imbaraga, yakoze akazi keza cyane. Ndashimira kandi Dirikabu Elias n'abamubanjije twakoranye bakiri mu kazi ka leta. Nawe umfasha hafi ndetse na PS Michel. Hanyuma guhera ngashimira team zacu uko ari ebyiri. Nzita ebyiri uko ari cyo twita content team igizwe na Gacu na advisors na team ya corporate yagiye nyibutsa ibintu byinshi ibyo twagiye dukora. Bo ntitubonana umunsi ku wundi, ariko bari ni nko kutarya nta muntu watetse. Iyo dufite ingendo, iyo dufite ibintu byo gukora barambwira ati corporate bavuze ngibi nanjye nkubahiriza. Ariko Gacubo ni umunsi ku wundi. Aho mwibagiwe akitso ndabaga ndi wakoze kuri document bati ni kanaka nk'abantu bagiye muzamwibutse. Ariko mwakoze akazi keza pe, kandi muri aba jeune muracyafite imbaraga, mukomeze mukora akazi keza. Mufashe minisitiri w'intebe
ariko siyo mumufasha twifasha dufasha igihugu cyacu icyo twifuza twese muri twacivinge NST2 ibintu byose biri gahunda mukuru y'igihugu mu myaka 5 iri imbere tuyikore ishoboke. Nanjye ndakomezera gahunda abandi n'umunyarwanda ndakomeza gukora muri NST2. So ndagira ngo ikintu cyitwa kwa achieving ibyo twiyemeje tubikore neza bibe ari qualité imibare bihuye kandi dukora ibintu biri quantifiable gushyira amaro kumva kuko imibare irabarika. Ibintu bitari imibare bitabarika biragorana kubivuga ariko bibaze neza imibare umva bisobanutse. Ndagira ngo nshimire rwose mwese abantu ba Primature nanjye kuvuga muri abana beza muri abadamu n'abasore beza murashoboye mufite imbaraga dukomeze tuzikoreshe hanyuma ngashimira kandi abanyarwanda bose buriya iyo ugiye gukoresha umuganda ntusanye umunyarwanda mufatanya kuwukora umuganda ntuba. Ndagira ngo nabonereho ubwo hano hari ba ministri bake bundi abaminisitiri barenze bane abo twatumiye nko bavuze na ministri babiri bakora hano muri iyi nyubako aribo Minefra na Minijust ariko na Minister wa Finance we nubwo atakora hano arahirirwa kuko finance buri munsi abari hano. Ariko ndagira ngo mbone iyo opportunity yo gushimira abaministri bose twakoranye bakoze akazi neza twakoranye neza kandi nka basaba kugira ngo dukomeze imihigo irakomeje twachieving NST2 duteze imbere igihugu cyacu. Ntabwo ro ntinda amagambo nagira ngo nongere babwire ku ijambo ryanjye ari ryo gushima kandi umusanzu wanjye nzakomeza kuwutanga ibitekerezo n'uyobora abanyarwanda batanga ibitekerezo bari hose. So turakumureke dukomeze tanga ibitekerezo dukora inshingano zacu tuzi ko igihugu cyacu gikeneye ibintu byinshi gikeneye imbaraga zacu nk'abana b'u Rwanda. Murakoze cyane.